Shalom nshuti zanjye bene data, aho muri hirya no hino mu mpande z'isi, ndabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro n'imigisha biva ku Mana Data wa twese bikomeze kubana namwe mwese ndetse n'abanyu bose aho baherereye hirya no hino mu mpande z'isi. Ikaze muri aka kanya keza tujye kuganira ku ijambo ry'Imana. Gatangire dusoma amagambo aboneka muri Matayo igice cya 24 ku murongo wa 11 havuga ngo n'abahanuzi benshi b'ibinyoma bazaduka abayobye benshi. Twaburiwe ko mu minsi iheruka hazabaho abahanuzi b'ibinyoma. Bibiliya yonyine niyo izadushoboza kumenya agaciro k'inyigisho zabo no kumenya uko twatandukanya icyiza n'ikibi. Igipimo gikomeye ni ijambo ry'Imana gisuzuma ubuhanuzi n'imico y'abahanuzi. Yesaya igice cya 8 ku murongo wa 20 haravuga ngo nimusange amategeko y'Imana n'ibiyihamya. Niba atavuga ibihwanye n'iryo jambo nta museke uzabatambikira. Yesu ati mwirinde abahanuzi b'ibinyoma muzabamenyera ku mbuto zabo. Uburyo rukumbi bwo kumenya niba imbuto ari nziza cyangwa se ari mbi ni amategeko y'Imana. Abahanuzi b'ukuri ntibavuga ijambo ry'Imana gusa, ahubwo banarigenderamo. Icyagiye kigaragaza abahanuzi b'ibinyoma igihe cyose ni amayerekwa yabo y'amahoro, bavuga bati ni amahoro n'umutekano igiye kurimbuka kugiye gutungura abantu. Abahanuzi nyakuri bacyahana umwete icyaha, bakavuga iby'umujinya ugiye kuza. Ni igihe cyo kuba maso, gusenga no kwirinda. Twebwe turi abana b'abahanuzi. Ni amagambo tujya kuganiraho. Njyamye neretswe ipica y'umugore n'umugabo bari mu nzira bagenda baganira, ariko umugore hari ukuntu yitwaraga ku mugabo bisa naho hari icyo mushakaho. Bari bagoswe n'umwijima, inzira berekeragamo nayo yari umwijima. Umugore niwe wari uyoboye umugabo. Numva umugore abwiye umugabo ngo bagendaga ngo twebweho turi abana b'abahanuzi. Ntabwo bari bambonye kandi ntibari biteze ko hari umuntu wabumvaga, maze mu ifuhe ryinshi ndababaza nti nta nubwo muri abana ba Yesu? Barikanze cyane cyane uwo mugore, ariko nta gisubizo yampaye. Nkivugana nabo hatungutse abagore babiri, umwe ni muto mu myaka, undi aramuruta cyane. Bumvishe ikibazo nari mbabajije, barangije baravugira rimwe ngo ndabarenganiriza iki ko bavuze ukuri. Abo bagore bombi bavuga ko ari abashumba n'abahanuzi. Iyo barebye ubona bakora bitangaza, abo bakaba bari abayoboke babo. Niyo mpamvu babavuganiye. Umukuru afite imigambi yo gukoresha umuto mu buryo bw'igipfumu, ariko ntabwo mutabizi. Umuto we namweretswe mu ipica atarakizwa, akigendera mu nzira z'umwijima. Imico yamuranze kera ntabwo ndi bujye kuyivuga, ariko ubu avuga ko ari umupasiteri. Mu maso y'Imana agaragara nka wa wundi wa kera utarigeze ahinduka. Navuganye nabo bombi, bamaze kubona ko mbazi n'ibyabo byose, baraceceka maze baragenda. Nshuti bene data, dufite abantu bafite amazina y'uko bakorera Imana kandi yo itabazi nk'abakozi bayo. Ni abantu bari kuzana ibice mu itorero kubw'inyungu zabo z'ibyo bararikira. Wowe unkurikiye, wehoho waba uri umushumba nde, umuhanuzi ndi, umuapotre nde? Umubwiriza igice cya 1 ku murongo wa 9 haravuga ngo ibyahozeho nibyo bizongera kubaho, kandi ibyakozwe nibyo bizongera gukorwa, kuko ari nta cyadutse munsi y'ijuru.
mu gihe cya Pawulo habayeho ibice mu itorero, kandi ntiyakundiye abantu gukuza uyu mwuka mubi. Uwiteka ntabwo akunda n'ubundi ko uyu mwuka mubi w'ibice ukomeza gukura. Abakorinto ba mbere igice cya mbere ku murongo wa 12 n'uwa 13, reka tuhasome. Tuhabona uburyo Pawulo yihanangirije itorero ry'i Korinto kwirema ibice. Umurongo wa 12 uravuga ngo, icyo mvuze ngiki ni uko umuntu wese muri mwe avuga ati jyeweho ndi uwa Pawulo, undi akavuga ati ariko jyeweho ndi uwa Apolo, undi nawe ati jyeweho ndi uwa Kefa, undi ati jyeweho ndi uwa Kristo. Mbese Kristo yagabanijwemo ibice? Pawulo ni wowe wabambiwe cyangwa mwabatijwe mu izina rya Pawulo? Muri iyi minsi hariho ibice byinshi mu madini, kandi si ikintu cy'inzaduka kuko tubibonye ko na kera kose byahozeho. Mbese icyateye kwirema ibi bice mu gihe cya Pawulo na Apolo ni iki? Abakorinto ba mbere igice cya 3 ku murongo wa 3 tuhabona ibintu bitatu: kamere, ishyari, amahane. Abakamere ntabwo banezeza Imana. Ishyari ryo ryatangiriye cyangwa se rikomoka kuri Satani. Nyuma y'ishyari, kamere, amahane, nibwo batangiye kuvuga bamwe bati turi aba Pawulo, turi aba Apolo, turi aba Kefa. Ku murongo wa 4 ndetse kugera ku wa 7, Pawulo arababwira ati ubwo umuntu umwe avuga ati jyeweho ndi uwa Pawulo, undi akavuga ati jyeweho ndi uwa Apolo, ntibigaragaza ko muri aba kamere? Mbese ye Apolo ni iki kandi Pawulo ni iki? Si abagaragu batumye mwizera nk'uko Imana yabahaye umurimo? Ni jye wateye imbuto, Apolo nawe arazuhira, ariko Imana niyo yazikujije. Ni ugutera nta cyaba ari cyo, cyangwa uwuhira keretse Imana ikuza. Pawulo ni wowe warateye imbuto, Apolo arazuhira, nyamara ibi byazanye ibice. Ikintu cya mbere cyazanye ibice uhereye kera kugeza uyu munsi ni kamere. Abagalatiya igice cya 5 guhera ku murongo wa 19 hatwereka imirimo ya kamere. Ni ibintu 14: gusambana, gukora iby'isoni nke, gusenga ibishushanyo, kuroga, kwangana, gutongana, ishyari, umujinya, amahane, kwitandukanya, kwirema ibice, kugomanwa, gusinda n'ibiganiro bibi. Abakora ibisa bityo ntibazaragwa ubwami bw'Imana. Kamere y'Abakorinto yabavukije kwigishwa ibikomeye. Apolo amaze kumenya ibyo kwirema ibi bice yacitse intege kandi agira agahinda kenshi kubera ayo macakubiri yaberaga mu itorero. Atitaye ku rukundo bamukundaga bamugaragarije, yahereyeho avaho. Yongeye gusubirayo nubwo Pawulo yamuraritse inshuro nyinshi, ariko itorero rimaze kugera ku rugero rwiza mu by'umwuka. Imirimo ya kamere ya yindi yose tumaze kubona iracyatuma n'uyu munsi twirema ibice. Ibi bikaturuhutsa kwigishwa ibikomeye, aho turi gushaka gutegera amatwi ibyigisho dushaka kumva bijyanye n'ibyo kamere zacu zirarikiye, atari iby'umwuka ashima. Ariho usanga iyi mvugo iri gukoreshwa ngo genda uwa apotre runaka, umuhanuzi, umushumba n'ayandi mazina ni menshi, maze ugasanga umuntu araharanira gusa na apotre we, umuhanuzi cyangwa se umushumba we. Kuki twifuza gusa n'abantu aho kwifuza cyangwa se guharana no gusa na Yesu? Turi kwifuza kuba mu bwishingizi bw'abahanuzi, intumwa n'abashumba n'abandi bose, aho kwifuza kuba ndetse no guharanira kuba mu bwishingizi bw'ijuru. Mbese Kristo yagabanijwemo ibice? Aba baratubambiwe. Dukwiye kwemera ijambo ry'Imana no kuryakirana umutima uciye bugufi. Ariko nta muvugabutumwa ugomba kugirwa ikigirwamana. Turi abakamere, kandi abakamere ntibanezeza Imana. Nyamara imbaraga itunganye y'ubuntu bw'Imana ihindura kamere y'umuntu. Twemerere
Uwiteka aduhindure. Benshi twuzuwe n'irari ry'isi, kubw'ibyo ntidushobora gushimishwa n'iby'ijuru. Imitima yacu ya kamere kandi itejejwe ntabwo izigera inezezwa n'ibitunganye kandi bizira inenge byo mu ijuru, ku buryo turamutse tuhinjiye ubu nta kintu na kimwe cyatuma tunezerwa. Bakundwa, ibintu bigengwa n'umutima wa kamere bigomba kwigarurirwa n'ubuntu bwa Kristo mbere y'uko umunyabyaha aba akwiriye kujya mu ijuru no kunezerwa no mu muryango w'abamarayika bera. Igihe umuntu apfuye ku cyaha akihutira kwakira ubuzima bushya muri Kristo, urukundo mvajuru rwuzura umutima we, imyumvire ye igatunganywa, akanywa ku isoko idakama y'umunezero n'ubwenge. Umucyo w'umunsi w'iteka ukarasira mu nzira anyuramo, kuko ahorana n'umucyo w'ubugingo. Abaroma igice cya 8 ku murongo wa 12 ndetse na 13, reka tuhasome naho. Nuko rero bene data, turi mu mwenda ariko si uwa kamere y'imibiri yacu ngo dukurikize ibyayo, kuko niba mukurikiza ibya kamere y'umubiri muzapfa, ariko nimwicisha umwuka ingeso za kamere muzarama. Amen. Ndabinginze ngo tugire imibereho mishya muri Kristo, kuko bari muri Kristo Yesu batazacirwaho iteka. Twe gukurikiza ibya kamere y'umubiri, ahubwo dukurikiza iby'umwuka. Abakurikiza ibya kamere y'umubiri bita ku by'umubiri, n'abakurikiza iby'umwuka bakita ku by'umwuka. Umutima wa kamere utera urupfu, ariko umutima w'umwuka uzana ubugingo. Babagore bombi nabonye ni abashumba, ni abahanuzi, basengera abantu ngo bakirukana amadayimoni. Bwoko bw'Imana, abakwigisha, abakuyobora barakuyobya, bitwikirije umwambaro w'ubushumba, w'intumwa, abahanuzi, ababishopu n'abandi, nyamara mu maso y'Imana ni abakamere. Barakugaburira ibyo kurya byo ku meza ya Yezebeli, bakagusomya no ku nzoga yo ku meza ye. Wasoma Abami ba mbere igice cya 18 ku murongo wa 19. Kandi uwasangiye cyangwa se urira ku meza ya Yezebeli ntashobora kunezeza Imana. Ahabu ageze kwa Yezebeli yarakaje Salomo, yarakaje Uwiteka, kandi umutima wa Salomo ntiwabaye ugitunganira Uwiteka igihe yasengaga ibigirwamana. Turi ibyo turya. Aya magambo tuyazirikane, turi ibyo turya. Abagalatiya igice cya 6 umurongo wa 17 haravuga ngo ibyo mubiba cyangwa se ibyo umuntu abiba nibyo azasarura. Ibyo tubiba nibyo tuzasarura. Amatorero cyangwa se amadini yabaye menshi, ariko kandi ibyaha nabyo birushijeho kugwira. Waba wibaza impamvu ibitera? Hadutse imyuka y'amayoberane yaturutse ku mbaraga za Satani. Bamwe bahabwa na Satani ubwe, abandi Satani akayibaha binyujije mu bakozi be mu buryo bavugana n'amadayimoni. Aho turi kubona ku mbuga nkoranyambaga kubabasha kugera muri izo nsengero zabo ubuhanuzi bw'ibinyoma bwa buri munsi. Bamwe mu biguriye Satani bahawe kandi bafite ubushobozi bwo gukora ibitangaza kugeza ubwo bazamanura umuriro uvuye mu ijuru ugwe hasi mu maso y'abantu. Abapfumu bo muri iki gihe bari gusobanura ibitangaza byose byakozwe n'Umwami wacu Yesu Kristo, kandi umubare munini w'abantu wizera ko imirimo itangaje yakozwe n'Umwana w'Imana igihe yari ku isi yayikoreshejwe n'iyo mbaraga. Turi ku rubuga rw'ibishuko. Ku bw'ibyo turasabwa kuba maso, kwambara intwaro zose z'Imana, tukagira kwizera, ariko tuzatsindisha imyambi ya Satani yaka umuriro. Toza umugore wavuze ngo twe turi abana b'abahanuzi yaragoswe n'umwijima, n'inzira berekeragamo nayo yari uko
yewe n'iy'abo bashumba babo barimo nayo yari umwijima. Umwijima n'ibyaha n'urupfu. Ibyaha ari byo bibagose kandi bari mu nzira y'urupfu, mu gihe bishimiye ko bari mu bwishingizi bw'abahanuzi, kandi abahanuzi babo b'ibinyoma. Imana yabo ni inda, niyo iri gutuma habaho kurema ibice. Inzu ya Yezebeli na Ahabu bararimbutse, ntihasigara n'umwe kubwo kwimura Imana. Icyakoze Salomo wari warayobotse imana z'abagore be yarihannye maze ararokoka. Uyu munsi mu gitabo cy'Abami ba mbere ku murongo wa 18, igice cya 18 ku murongo wa 21, Eliya yabwiye abari bateraniye aho ngaho, abahanuzi ba Bali na Ahabu, ari we muhanuzi w'Uwiteka wenyine wari uhari, aravuga ngo uyu munsi niba muzi ko Uwiteka ari we Mana, nimumukurikire, kandi niba ari Bali aba ari we mukurikira. Yewe uyobya abantu, uzageza he kwitwikira kwera kandi imirimo yawe ari iy'umwijima? Yezebeli n'inzu ye bakubera akabarore. Ndakugira inama ngo uhindukire wihane bigishoboka, kuko Uwiteka ahagurukiye abantu bose bibisha ijambo rye. Bantu mufite imvugo, apotre wanjye, ndi umwana w'umuhanuzi, ndi umwana wa bishopu, amavuta ya apotre wanjye andiho, y'umushumba wanjye, sigaho kwirata no gusingiza umuntu, kuko ibi byazaniye ibice b'itorero ry'i Korinto, bavutswa kwigishwa ibikomeye. Reka dusome Abaheburayo igice cya 5 ku murongo wa 12 ndetse n'uwa 13. Ab'i Korinto bivukishije kwigishwa ibikomeye. Umurongo wa 12 uravuga ngo, kandi nubwo mwari mukwiriye kuba bigisha ubu, kuko mumaze igihe kirekire mwiga, dore musigaye mukwiriye kongera kwigishwa namwe iby'ishingiro rya mbere n'ibyavuzwe n'Imana, kandi mwahindutse abakwiriye kuramizwa amata aho kugaburirwa ibyo kurya bikomeye, kuko unywa amata aba ataraca akenge mu ijambo ry'Imana ryo gukiranuka, kuko akiri uruhinja. Ibyo ni byo ab'i Korinto bivukishije, bakomeza gushaka kunywa amata. Ku babyeyi bafite abana, mujya mubona ko hari igihe kigera umwana akanga amata, agatangira gushaka cyangwa se akagaragaza ko ashaka kurya ibiryo bikomeye. Muri cya gihe umwana yatangiye kumera amenyo. Ariko ubwoko bw'Imana bw'i Korinto bwivukishije ibikomeye, bushaka gukomeza kwinywera amata. Ariko bamwe bo muri iyi minsi ntabwo bari kwivutsa ibikomeye, ahubwo hari n'abataranywa amata, cyangwa se abayanze, ahubwo bajya kurira ku meza ya Yezebeli. Sigaho, kuko ushobora kwibona wabaye imbata ya Satani, ntubashe kumwigobotora ukundi, cyangwa se ukaba uri kwerereza wamamaza imbaraga z'umwijima, ubwami bwa Satani, ukaba umuyoboro uganisha abandi mu irimbukiro. Ni igihe cyo kugenzura ibyigisho wiga n'abakwigisha, kuko hadutse benshi babeshya mu izina rya Yesu ngo bigwiseho ubutunzi, badatinya no kwirata ko babugwije mu maso y'abashonje, bambaye ubusa n'abasohowe mu nzu. Erega abanyabwenge benshi bari guhunga umucyo, kuko umucyo ukoze isoni, inyigisho zabo biratana. Zaburi 119 umurongo w'105, Dawidi yaranditse ngo, ijambo ryawe nitabaza rimurikira intambwe zanjye, ni umucyo umurikira inzira zanjye. Nanone uwatwawe n'iby'isi yanga kwakira agakiza, kubera ko katandukanya n'ibigirwamana bye by'isi.
niyo mpamvu dukwiye kugenzura ni he duteranira. Abantu bari guhunga umuco, banze kwitandukanya n'ibinezeza by'isi n'ibigirwamana kubera ubuzima bahisemo kubaho, nyamara butuma umwuka wera ahunga akajya kuba kure yabo, natwe ugasanga twicaye mu nzu zitatse neza ariko umwuka wera adahari. Ari ibitangaza by'ubupfumu n'ubukonikoni biri kuhakorerwa. Uwiteka tugirire neza, Uwiteka dutabare. Ni mutyo kandi twe kwirata abantu ngo tubasingize, ahubwo twirate Yesu kuko niwe waducunguye kandi twabatijwe mu izina rye, turi ubwoko bwe. Abatuyobora inzira nziza tubasabire umugisha, ariko ntitubagire ibigirwamana. Twemere kuyoborwa n'umwuka kuko aribwo tutazakora ibyo kamere irarikira, kandi abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Ubuntu bw'Umwami Yesu bubane namwe mu isi kugeza twongeye guhura. Ndabakunda.